ariko uyu munsi umuntu ukuriye urwego akaba yaza akansiga icyasha, akansiga isura mbi. Nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa, nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa abyaye cyangwa ashobora kugira ibyaha mu mategeko. Ko mu itegeko nshinga yamaze kunshinza icyaha anagishyira mu ruhame, mu gihe nta rukiko na rumwe ruramburanisha ruranankatira. Uzwe ni ubwa mbere ngiye kubivuga mfunguye umutima, kubera ko nta cyaha nta nkana aciye amabere ku buryo ibikorwa nakoreye igihugu cyanjye, igihugu nkunda, igihugu cyanjye. Sinumva ko uyu munsi nakagombye kuba ndi proud yo kuba mvuga ngo ndi mahanga cyangwa se ngo ndahandi hantu, ngo kubera ko ngo ntafite amahoro y'abantu runaka na reportinze big time. Ibyumbajije byabayeho 2022 natwaye ikirego cyanjye mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ikirego nagitwayeyo naregaga uwitwa uzaba kiriho Spirie uzwi nka Jihad. Naregaga icyaha kijyanye no gutokezwa kuri social media, kubera ko najyanye amavideo, najyanye n'amajwi y'uwo nguwo wigambye agakora ama live menshi, akavuga ko ngewe yagontera umwaka uko abahanzi bose cyangwa umuntu wese nkoranye ikiganiro nawe apfa. Agakora live akabivuga mu mazina, akavuga ati Yago ni umuteramwaku, Yago rwose abantu mumwirinde cyane, mumwirinde. Ubwo bari mu nzira ngo yo kubuza abatumirwa kuza kuri Yago TV show, yari yo mission. Yago mumwirinde atera umwaku, Yago yateye umwaku Kizito arapfa, Yago yakoranye ikiganiro na Buravana mutera umwaka arapfa, Yago yishe yagize uruhare mu rupfu rwa Jay Polly, Yago yakoranye na Big Boss w'Irubavu arapfa, Yago. Iyo live ndayibatwarira gitwara muri RIB. Barangije uwo musore aranakurikiranwa baranamufata. Njyewe nagezeyo mamagawe gukurikirana ikirego, bibaye ngombwa bino bintu mbivuga. Uwari ufite ikirego cyanjye ntago ndi bumuvuge mu izina, ariko ibyo ndi buvuga arabizi. Arambwira ngo twamufashe, ariko arimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ko atazongera, arimo aravuga ko twamubarira ntafungwe. Uwo ni umugenzacyaha ufite dosiye yanjye. Narabumbura akanwa yahise ambwira gutya ati arimo arasaba imbabazi. Yago uyu muntu usubu tumufunge koko kandi nahise mubwira ni n'uburi ntago mfite gahunda yo kugira gute yo kumufungisha, ntacyo byamarira. Ariko uwo muntu ndashaka ko mumuha gasopo ivuga ngo ahagarike kuvuga izina ryanjye mu kanwa ke.